ni inkuru y'ibyishimo, ni inkuru abantu benshi bari kugenda bavuga hirya no hino. Ni ukuvuga ngo ahangaha abanzi bagiye kuganya, niho bagiye kubonera ishyano, kuko bamwe baravuga bati uyu ya mpano ni wowe wafashe amashusho ndetse arayasakaza. None turi kubona abantu benshi bagenda babigwamo, ndetse abantu bamwe bakavuga ko ari abantu ari inzirakarengane. Reality ihari gadi, reality ihari ni ukuvuga ngo uwitwa ya mpano kugenda bimugarukaho, ndetse yewe ntibinatinda vuba ahangaha mukumva yaguye muri yombi. Uyu mugabo ni umugabo bitwa Buryohe, yagarutse ku mbuga ze nkoranyambaga aritereka papa, yari asanzwe ashyiraho famille ariko none turabizi yuko nta kintu cyiza uyu famille ya Buryohe yakwifuriza jihad. Yego, ariko noneho yavuze ngo banyarwanda banyarwandakazi, uyu mugabo yanditse rip ashyiraho n'amagambo mabi aherekeza uwitwa jihad n'indirimbo yo kumuherekeza nk'umurambo. Kubyumva neza, aramuherekeza amujyana mu irimba, aramushyingura, uri kubyumva, agereka hagati agashyiraho umusaraba papa. None ari kwibaza ngo uyu muntu ashyinguye nangarukira si umuzimu. Baramubaje ati se jihad wadusobanuriye ku kintu bita umupuri ugenda uvugwa hanze ahangaha ukimupuri. Jihad rero asobanura amagambo ye yitonze cyane. Reka twongere tubasuze inshuti bakunze mudukurikirano ku Ivuko TV aho muherere hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese muri rusange reka mbasoze kandi nkomeza kwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nk'ibisanzwe murabona yuko imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umusore mwiza, umusore ujya usokoza ngo favori zikamanuka neza, agasatsi kari natirere, ngira ngo muramubona. Niyo mpamvu ngiye kumuha umwanya kugira ngo adusuhuze ndetse namwe mwumve ijwi rye ukuntu riryoheye amatwi. Turakwakiriye. Urakoze cyane, nanjye mbasuhuza kandi mbahobera by'umwihariko mwebwe mudukunda, muhora mudukurikira umunsi ku munsi. Urukundo rwanyu niyo mpamba yacu, niko ngiye mpora mbwira abantu. Ni Pasi rero nk'ibisanzwe, wanyita uko ushaka, Amadongo, Cyaka cya Sini n'andi mazina yose wampamagara ubona mbereye nahita. Rero bimwe mu bintu byatumye tugutumira hano ku Ivuko TV nuko tuzi yuko uri umwe mu basore bakurikirana amakuru menshi ashoboka ayo mu mihanda y'u Rwanda, mu bitangazamakuru bitandukanye. Tumaze iminsi tubona inkuru z'uwitwa Jihad, ndetse aherutse no kuburana, ariko amakuru turi kubona ari kugenda acicikana ku mbuga zitandukanye hirya no hino, ngo nuko agiye gusohoka muri gereza akagaruka ku mihanda. Ese we nka Pasi nk'inararibonye ry'ino mihanda urabibona ute? Rero ni inkuru y'ibyishimo, ni inkuru abantu benshi bari kugenda bavuga hirya no hino, ariko nanabwira abakunzi uwo bita Jihad umushu w'abashushu, mbabwira ngo mukomeze rwose musenge, kubera yuko muri hafi gutabarwa, muri hafi kugera i Siyoni. Ni ukuvuga ngo ahangaha abanzi bagiye kuganya, niho bagiye kubonera ishyano. Uwitwa Eric Semuhungu yagarutse mu kiganiro yavuganye kuri live yitwa Godfather, ababwira ati mutuze, ntago muzi ibyo murimo. Yageragezaga kuvuga yuko uwitwa Godfather yabwiye Semuhungu, aramubwira ati uzatware imodoka, uzana costume ujye gutwara witwa Jihad, costume ebyiri, witwa Jihad ugende umuzane, uzameze nka Morodekayo, bavuga ati aho yabambiwe, aho bamusebereje. Yashatse kugaruka muri Bibiliya ngo za Esteri ndetse na Morodekayi na Hamani, wari urimo bagambanira ngo abicishe, ariko biza kurangira ibyo ashaka kubakorera. Impamvu rero byagarutsweho hano ni ukubera ko uwitwa Eric Semuhungu yabaye mwe mu batangabuhamya mu bari gushinja uwitwa Jihad ko yasakaje amashusho ya mpano ari kwiha nyine akabyizi, nk'uko abantu benshi nyine bari kugenda babivuga. Ariko se nkawe reka wenda ngiye nyuzamo nkubaze kugira ngo tugende turushaho kuganira. Wowe biriya bintu urabibona ute? Kuko bamwe baravuga bati uyu ya mpano ni wowe wafashe amashusho ndetse arayasakaza. None turi kubona abantu benshi bagenda babigwamo, ndetse abantu bamwe bakavuga ko ari abantu ari inzirakarengane. Reality ihari gadi, reality ihari ni ukuvuga ngo uwitwa ya mpano kugenda bimugarukaho, ndetse yewe ntibinatinda vuba ahangaha mukumva yaguye muri yombi, ya maboko yombi bajya bavuga. Kuko ikigaragara cyo ugiye kuvuga yuko
Jihad agiye gusohoka abisikana na Yamana. Ibyo byo rwose ubyitege kubera ko niko ibintu bimeze. Kuko ahangaha uretse uwitwa Pazzoman ibintu bisa nkaho bimeze nabi, kuko ubu ngubu tuvugira ahangaha niwe muntu udafite umuntu ugira gute umuvugira, niwe bisa nkaho nta rurengera afite. Gusa nayo impamvu nuko nyine ari ka kantu kavuga ngo ni wa muntu wari uri hafi y'uwo witwa Yampano, kandi none basa nkaho babangikanye. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko witwa Pazzo yari asanzwe amanaging witwa Yampano, ariko nyuma baza gutandukana rikaguma kuri email witwa Yampano. Binagaragara ko rero witwa Pazzoman ari we ushobora kuba arasakaje iki amashusho ya Yampano ayakuye kuri no email ayagena hanze. Gusa ikintu gitangaje nuko witwa Pazzoman bigaragara ko atigeze downloadinga ino video ayikuye kuri email. Wakwibaza ngo byagenze bite? Gusa nanone ntabwo nyine twebwe turi abacama cyangwa se turi abacamanza ngo ducuranze kuvuga ngo Pazzoman araguma muri gereza cyangwa se aravamo, ariko inkuru ihari bigaragara yuko ari 50% kugira ngo abe yasohokamo. Mu gihe abandi harimo Yampano ndetse n'abandi bagiye bafunganywe bobo bigaragara ko rwose mu nyuma yo gusoma urubanza bazataha rwose. Kuko ikigaragara banze impamvu kubwira yuko witwa Jihad ashobora gutaha agataha ndetse n'ababandi nk'iyi ngiyi bari gusomerwa urubanza kuri no tariki ya 11 ubwo Jihad yajyaga kuburana, aribwo ari buje kujya kuburana, ariko biba ngombwa yuko barusubika barusubukura kuri bazavuga ko basomerwa urubanza hagati ya 16 na 17 aho ngaho niho bazasomerwa urubanza. Bivuze iki rero? Byavuze yuko bagomba gufatira hamwe umwanzuro bagasohokera rimwe cyangwa se bakinjira rimwe, ariko igihari nuko bagomba gusohoka bagataha. Nayo mpamvu bashakaga yuko icyaha kigendera rimwe ndetse n'ikirego kikagendera rimwe, nubwo harimo abaje mbere, sibyo? Abaje mbere mu kirego bari barafunzwe mbere yuko Jihad aza bagafatirwa mu bice bitandukanye, ariko bigaragara ko ikirego cyose bakigize hamwe, kuko uwitwa Jihad yarakurikiranweho ibirego bigera ku 9 harimo 3 mbonezamubano ndetse n'ibindi byaha birimo groupe yacishagaho yitwa umuponyonyo. Kubyumva ba groupe ngo yacagaho ngo video z'urukozasoni, bivuge neza ni video za porno ko ziba zimeze. Baramubaje tuse Jihad wadusobanuriye ku kintu bita umupuri ugenda uvugwa hanze ahangaha umupuri. Jihad rero asobanura amagambo yitonze cyane, abatizo n'indimi z'imihanda kubyumva dukoresha umuntu agaragaza kuvuga ibice by'umubiri by'ibanga, yaba umugabo se cyangwa se umugore, kubyumva. Hagati aho ngaho ariko hari uwatsimbara yavuga yuko mu gihe Jihad yarekuwe haba habayemo ikimenyane, bisa nkaho agerageza gushinja urukiko mu gihe uramutse rusohoye witwa Jihad ko haba habayemo ruswa. Kubyumva neza, uyu mugabo ni umugabo bitwa Buryohe, yagarutse ku mbuga ze nkoranyambaga aritereka papa, yari asanzwe ashyiraho famille yose, ariko none turabizi yuko nta kintu cyiza iyo famille ya Buryohe yakwifuriza Jihad. Yego, ariko noneho yavuze ngo banyarwandakazi, Jihad naramuka asoho akava muri gereza turaba tugowe, sibyo? Bitewe nuko ubwo yajyaga muri gereza bo batangiye kwishima ndetse bavuga dore impamvu babagowe. Uyu mugabo yanditse RIP ashyiraho n'amagambo mabi aherekeza witwa Jihad n'indirimbo yo kumuherekeza nk'umurambo. Kubyumva neza, aramuherekeza amujyana mu irimba aramushyingura, uri kubyumva, agereka hagati agashyiraho umusaraba papa. None ari kwibaza ngo uyu muntu ashyinguye nangarukira si umuzimu? Ibi bintu uko biri kose uyu Jihad naramuka asohotse ntago abantu bazakiranuka, ntabwo bari bukiranuke, bitewe nuko bavuga ngo urukira mukaso ugatwara nyoko. Urabona yuko uno mugabo ari no kugenda agaragara ku masosho media yijandika mu bijyanye n'amatiku, dore yuko atabanye neza n'uwo bita DJ Brian. Ntabwo babanye neza pe 100%. Nabonye n'ikindi kinyamakuru kirira kimukoraho, nimba ari Kwizera TV, nabonye abagirira bamukoraho amakuru nyine
amakuru atari meza sibyo bageze no kugarura bwa buzima bwe bwakira n'umugore washyira umupuri hanze bagira mu burebure ngo barimo ngo ari amasomo bari kugenda bigisha ngo n'uburebure disi we ngo n'uburebure n'ubugufi burya bagendaga bagarukaho uburebure bw'umugabo n'uburebure bw'umugore nimba rero umugore ari afite uburebure nimba ari ubunini nimba ari igiki rero nyemera dutarukeho gatoya tugaruke ku makuru y'indirimbo twe tumaze igihe kinini dutegereje yaje kuba yasohoka ariko bikaza kurangira abantu batayakiye neza nk'uko twari tubyiteze. Aha iyo rero ni indirimbo yitwa Vestina and Dorcas nubwo harimo abantu benshi bari kugenda babizira wakwibaza ngo iyi ndirimbo yakorewe pranka igakorerwa iyicarubozo uretse kubeshya iyi ndirimbo nyir'ubwite yaje kwivugira yuko atari prank anavuga ko azashyira hanze pranka zarangiye ariko uburyo yayisesengurije agerageza kuyisasira agerageza no kwikigakiga byari bizwi neza ko indirimbo umunsi yageze hanze izaca amabati n'inkingi papa kubyumva iyi ndirimbo umunsi yageze hanze abanyarwanda n'abanyamahanga bari bayitezemo byinshi njye nateganya yuko mu gihe cy'iminsi ibiri ifite miliyoni 5 kubyumva nekereje nta kuntu umukobwa yifasha akandika ibintu nka biriya kuri Instagram kubyumva yego kugira ngo atwitire iyi ndirimbo njye nubwo ndi bwongeye no kuyivugaho kuko twarayitwikiye bihagije twarayivuze n'abakunzi bacu ngo bajye bihagije njye ndakubwiza uko indirimbo narayirebye numva sinayireba nahise mbona impamvu ifatika yatumye bayikorera pranka wese by'igihangano ntabwo wambwira ngo iyi ndirimbo ni nziza njye nararebye indirimbo za Vestina and Dorcas nkaba nazireba zikarangira iyi ndirimbo sindanayireba n'iminota 2 cyo impamvu yakubihiye nuko iyi ndirimbo yasohokanye n'ibyago byabamwe yego yasohokanye n'ibyago bya bamwe kuko hari bagenzi bacu ubu ngubu bari ku nkiko bari gutakamba uyumva batakamba kugira ngo witwa Emirene abari kurira amacano yabo yakubise strike nitureba nabi natwe barayidukubita gusa igihari nuko igihari tuba turi kuvuga ibihari Emirene ntabwo turi kugutuka ntabwo turi kugusebya ariko twebwe tuvuga nyine ibihari ntabwo ndi kukubaga sibyo ntabwo bita strike n'abantu bazana biboneye bagire gutya ariko twakwibaza ngo ese iyi ndirimbo twari twiteze ko ishobora kuzagira miliyoni 5 kubera ariko ko biri kose ntarirarenga iminsi 5 ifite 750 Jesus ariko irimo irazamuka Jesus ntabwo ari uko yakagombye kubimeza ntabwo ari uko yakagombye kubimeza none se wowe nk'umuntu w'umusesenguzi uri kuri ino mihanda urumva ari iki cyaba kiri gutuma bitagenda nk'uko abantu bari babyiteze ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo ikintu cyatumye itagenda bayizanyemo barabanje ntibivuga bwa mbere mu kintu nakoze bayikoreye pranka mbi bayikoreye pranka mbi ntabwo abakunzi ba Vestina bishimiye ibyamubayeho sibyo icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ni uko hari abantu bakundaga Vestina n'ibihangano bye bamucitseho bitewe n'ibyo yakoze n'ibyo Vestina yakoze nta nubwo byagutangaza uramutse ugiye muri dashboard y'uno mugabo ugasanga abantu barebye ino ndirimbo ni abashyashya bifuzaga kumenya iyo ndirimbo wagwana ibintu byabaye byakomye mu nkokora abafana ba Vestina Dorcas ndetse bigakoma mu nkokora abafana ba MI Empire aricyo kintu cyabaye kuri ino ndirimbo sibyo baragukundaga Vestina natwe turagukunda tunagufana MI Empire turayikunda ibiganiro byayikora ni ibintu bitwespira yego sibyo biduhereza motivation kuba natwe twaba abanyamakuru ku mihanda sibyo ariko rwose nimba iyi ndirimbo ntago ari ukunguko yakagombye cyakoze isohora muri kiragi ntakubeshye twari kurebwa nka miliyoni zigera muri zingahe yibura nko mu minsi 5 twakabaye kuba turi muri miliyoni 5 mu minsi 3 zonyine miliyoni 5 bavuga ati rwose ahangaha ibintu biri clear
ariko wakoze ibara uravuga ati ntabwo indirimbo iri muri rintu turi gukora n'ikimenyimenye kugira ngo uniyemere uravuga ati ngiye nzayisohora byarangiye wayisohoye byarangiye byararangiye koko Visi namuhejeje muri Canada ahezeyo ubu ngubu aguye ishyanga ariko n'indirimbo washyize hanze nayo ntirebwe ese wungutse oya ariko wenda reka twe kwa ngo ntirebwe kuko igihe kiracyariho iminsi 5 n'imikeya iraje izamuke buriya Rogadi indirimbo imaze kugira iminsi 5 ntabwo umuntu yarebye zongera kuyisubiramo sibyo ese ubu utarayirebye mu minsi 5 azareba imaze ukwezi ni igihangano ntabwo gisaza okay reka tubyitege tureke kumuca intege bakomeze banahanga n'izindi nababwira iki rwose mukore ariko rwose muhanzi banyarwanda ba star twebwe dufite ibintu by'amapranka mu bigabanye mukora ibintu byanyu nimba bibanane mushaka turimo tw'amaboko rero turimo tugenda dusatira ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko sinifuza ko kiba kirekire ariko numvishe ukomoza cyangwa se uvuga ku buryo na Emirene yagiye yitwaramo hagati ye na bagenzi be b'abanyamakuru cyangwa se b'abasesenguzi uburyo butari bwiza ese mu by'ukuri wowe ubaye uri we ukabona ibintu abantu barimo bakorera uretse gato ukabona ibintu abantu bari kugenda bakorera abahanzi bawe cyangwa se abantu umanaginga wowe wakwitwara mu buhe buryo njyewe nibyo ngiye kukubwira ati wanze kuvugwa heze mu nda ya nyina sibyo kandi wanze kuvugwa hanze kwishyira imihanda sibyo ntago ari njye wamubwiye ngo ajye kwishyira imihanda cyangwa se yigaragaza uko atari sibyo nta nubwo nanjye wamubwiye ngo mufate biriya mubishyire ku ma Instagram yanyu sibyo kuko iyo bitaza kugera hanze ntabwo tuba twarabimenye oya ikintu ngiye nshaka ikindi cya kabiri bari abanyamakuru ibyo bavuze nibyo babonye oya tugaruke kuri bano bagiye bakoresha ama AI bakerekana ngo uyu Vestina ngo yarwanye n'umugabo we bakerekana ngo yakuyemo inda nyine bakoresheje byose kugira ngo abangaba rwose sinzi kuntu nabavuga abangaba batandukanye nabo yahaye strike sibyo sinzi nimba nabo yarabakubise strike ariko bobo birakabije pe ibi byose sinabura kubivuga nimba mufasha umwana w'umunyarwanda mukamugira kuriya mukamuhindura agatebo mukirwa mumuzengurutsa mumukinisha ibintu ntazi nibyo byabende umuntu azagera gutyo ukabona ari gukinishije porno utari uhari ni ukuri bino bintu bishaka leta nabyishyiremo imbaraga wowe ibyo ko Emirene ari gukora iki njyewe nahita nitabaza inkiko we amastrike ntabwo ari kuyatanga ntabwo strike ahubwo njyewe najya kukureka kuko uri amastrike ejo nongere mbikore cyangwa se mbikorere n'undi ibyo rero uri gukora ntabwo ari byo ahubwo kugira ngo utange strike wishyira umuntu mu nkiko kuko abahaye strike se nibo bakoresheje yayo abenshi n'abazikoresheje cyangwa se Bosco Impa yakoresheje yayo yahe ubu se Pasiteri Claude yakoresheje yahe azi niyo bikora ntazi no gukoresha ChatGPT bamubwira Pastor Claude ntazi gukoresha ChatGPT ntabyazi bamubwira ngo akoreshe yabikoresha rwose none muri kano kanya niki wasaba uyu Emirene ngiye ikintu nasaba Emirene rwose gerageza n'abanyamakuru bagenzi bawe ndi kuvuga hagati ya Pastor Claude ndetse na Bosco Empire abo tuzi bishoboka kuba hari n'abandi abo ngabo rwose bashyiramo imiyaga kuko nawe ujya ukora ibiganiro ukavuga ku bantu runaka sibyo ndetse kandi ntabwo ibiganiro biba binarangiye ariko buriya impamvu umuntu aba akuvuzeho no kugira ngo anabeho menya ko wabakoreye akantu kugira ngo babeho icyo cyonyine kimenye ko wagaburiye abantu ariko abo bantu wenda bakoresheje yayo bagasebya ibintu bimeze gutya nanjye ubwanjye sibyo no kuba kuta strike nanabarega sibyo ariko se ntukagira imana we nimba umuntu yarakoze ikiganiro ari kugenda agendeye ku byari bihari wenda agasesengura akagira utuntu tundi arenzaho ushobora no kubigana akavuga ati tuno dusiba ariko kugira ngo mukubite strike gerageza uce inkoni zamba ya rero pasire kankusabe unyemere dusoreze hano kino kiganiro kuko ndabona n'amasaha akuze ariko niba ari ikintu usigaranye kuba wabwira abantu badukurikiye nta kuniganya ijambo wagira icyo babwira hanyuma tugasoza ijambo ryo wariniganye kuko ndi kumva n'umwuka utari gusohoka icyo nababwira cyo murakoze mukande subscribe like share na comment ngende passing ibisanzwe wanyitana amadongo ari wanyita byose naryita hano inyuma ya kamera na Rigadi Kwizera ciao ciao turabakunda.